muraho neza. Yesu nashimwe bwoko bw'Imana bakunze b'ijambo ry'Uwiteka. Ndongeye ndagarutse ngo dusangire ku ijambo ry'Imana, twumve ku butumwa bw'Uwiteka, twumve icyo Imana itubwira mu gihe nk'iki ngiki. Imana ishimwe. Igihe turimo ni igihe kitoroshye, ni igihe gikomeye, aho abantu benshi babaye ibicamuke, abantu benshi batagishaka kumva ijambo ry'Uwiteka, aho abantu batakinyurwa no kuba bitwa abana b'Imana, aho abantu batakinezezwa no kumva icyo Imana ibashaka binyuze mu ijambo ry'Uwiteka. Ariko wowe ufata umwanya wo kumva ijambo ry'Uwiteka, Imana iguha umugisha. Reka rero nsenge, hanyuma dusangire ku ijambo n'ubutumwa Imana ikomeje kuduha. Turagushimiye Imana nziza, turagushimiye Uwiteka, urakoze kubw'uyu mwanya, icyubahiro ni icyawe. Duteranye kugira ngo twumve icyo tubwira kandi twumve icyo dushakaho. Ndagusabye cyane ngo tweze utuboneze mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Ubane natwe Nyiringabo, udushyigikire, uturinde ibyaturogoya, ibyatuma ijambo ryawe rica mu gutwi kumwe rigahinguka mu kundi. Ibyo bikureho mu izina rya Yesu. Dushyigikirwe mu ruhande rwacu no mu izina rya Yesu mbigusabye, amen. Bwoko bw'Imana, tugiye gusangira ijambo. Turaza gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli, igitabo cya Samweli, ibice 6, turahera ku murongo waho wa 9. Haranditse ati, uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati, isanduku y'Uwiteka yaza iwanjye ite? Dawidi yanga gukuraho isanduku y'Uwiteka ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya, ayicyura mu nzu ya Obededomu w'umunyagati. Imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose. Bukeye babwira umwami Dawidi bati, Uwiteka yahaye umugisha Obededomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose kubw'isanduku y'Imana. Dawidi aherako ahaguruka ajya gukura isanduku y'Imana kwa Obededomu, ayishyura mu rurembo rwa Dawidi yishimye. Imana itugirire neza. Dusubiremo iri jambo muri Samweli wa 2, ibice 6 ku murongo wa 9. Haranditse ati, uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati, isanduku y'Uwiteka yaza iwanjye ite? Dawidi yanga gukura isanduku y'Uwiteka ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya, ayicyura mu nzu ya Obededomu w'umunyagati. Imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose. Bukeye babwira umwami Dawidi bati, Uwiteka yahaye umugisha Obededomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose kubw'isanduku y'Imana. Dawidi aherako arahaguruka ajya gukura isanduku y'Imana kwa Obededomu, ayicyura mu rurembo rwa Dawidi yishimye. Imana ikomeze kutugirira neza. Haleluya, amen. Iri jambo rero dusomye, nubwo ryaba ari rirerire cyangwa ari rigufi nta kibazo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ririmo ubutumwa kandi bukomeye. Imana itugirire neza. Iyi sanduku y'Uwiteka yari isanduku ikomeye cyane, yari isanduku Imana y'ubwayo yiremeshereje ikabamo ibyo ikunda. Imana itugire neza. Isanduku y'Uwiteka tuyivuzeho twavuga byinshi, twasobanura byinshi, twasobanura byinshi, tugiye mu mateka, ariko reka tuvuge ku mugisha yazaniye Obededomu. Imana ishimwe. Ngo kuko iyi sanduku yari yaranyazwe rero, igihe cyageze kugira ngo igarurwe muri Isirayeli mu rurembo rwa Dawidi. Dawidi yari amaze kugira gute? Kuba umwami.
hanyuma aravuga ati reka njye kugarura isanduku y'Uwiteka. Ngo bayizanye bageze mu mbuga ahahurirwa, inka zari zihetse iyo sanduku y'Uwiteka ziratsikira. Ni amateka. Zimaze gusukira, uwo bitaga Uza yari ari mu bantu bari bahetse kuri iyo sanduku, cyangwa se bari bayishyigikiye, bayikurikiye, bashyigikiye, bafashe wenda injishi, yego. Hanyuma itsikiye, ngo Uza abona iyo sanduku igiye kugwa hasi, sanduku y'Uwiteka igiye kugwa hasi, ngo agira ishyaka ryo kuvuga ngo reka ntangire isanduku y'Uwiteka itagira gute, itagwa hasi. Ariko Uwiteka ntabwo aramirwa, kuko niwe munyembaraga kandi niwe munyamaboko. Amena. Ntabwo Uwiteka rero aramirwa, ahubwo aramira be. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngarambura ukuboko ngaramire iyo sanduku. Uwiteka aramurakarira, areba uwo muntu wumvaga yaramira Uwiteka, areba iryo shaka yaragize, ariko aribonye iryo shaka abona nta kwera kurimo. Umuntu wo kuramira Uwiteka ninde? Uri umukiranutsi bigeze he kujya ku rwego waramira isanduku y'Uwiteka? Hanyuma ngo uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa Uza, bumutsinda aho ngaho, ahita apfa. Amaze gupfa rero, ni amateka ari muri Bibiliya, amaze gupfa ngo Dawidi aritegereza, aravuga ati iyi sanduku nayicyura mu murwa wa Dawidi gute? Nayicyura mu murwa wanjye gute? Ntabwo byakunda. Iyi sanduku yica abantu, ntabwo byakunda. Ntabwo nayijyana, ahubwo kubera ko ntari uwo gupfa, hari abaremewe gupfa, hari abakene, hari abaciriritse, abo nibo bagomba gupfa. Ntabwo ari njye ugomba gupfa umwami, ntabwo abana b'umwami aribo bagomba gupfa, ntabwo abo mu rugo rw'umwami aribo bagomba gupfa. Iyi sanduku y'Uwiteka reka nyijyane, nyinyuze hirya, nyijyane tuyishyire mu nzu y'umuntu ukwiriye gupfa, nimara kubicaye bamaze nibwo tuzayikurayo. Abantu bose bumva niyo nama, ndetse bahitamo kuyijyana kwande, kwa Obededomu. Imana itugire neza. Hanyuma Obededomu uyu urumva ntabwo yarakize, ntabwo ari umunyamafaranga, ntabwo ari umunyacyubahiro ku buryo ari gusuzugura avuga ati mwiyinzanira nimutwara ibyanyu. Oya, ahubwo icyo umwami yarategetse yagombaga kugira gute, kucyakira. Buriya Obededomu yajyaga asenga, yasenga Imana ikamubwira iti nyamara Obededomu mwana wanjye nzakugirira neza kandi nzaguha ibyiza. Hari ukuntu rero umuntu ashobora gusenga Imana ikamuhereza amasezerano, ikamubwira ibintu, kubikurura ubwe bikanga, ntibyumvikane. Ikamubwira iti mwana wanjye nyamara nzakugaburira, nzaguha amashyo y'inka, nzakwambika. Ariko Obededomu yabitekereza, yareba imyaka wenda afite, yareba ikigero cy'ubukungu yari ariho, akabona rwose ntabwo byakunda, akabona ko bitavamo. Nk'uko ubu ngubu hari umuntu Imana ishobora kubwira iti nzagukorera ubukwe, yareba imyaka afite ari umukobwa, akavuga ati rwose ijyanire, ntabwo bikunda. Hari isezerano n'Imana ishobora kuguha, akavuga uti ntabwo ari byo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka ntabwo ajya abeshya. Imana itugire neza. Imana itanga umugisha, kandi umugisha Imana itanga nta muvumo yongeraho, nta nubwo ishyiramo amazi. Haleluya. Imana itanze umugisha ibiwutanze, kandi rega ukibona wowe ugishoboye gukora, ntabwo Imana ipfa kuza ngo ize gukora. Oya, ahubwo ahantu ubona ko birangiye, Imana ishobora kuvuga ngo nzakwambika n'utwenda wari ufite, bakadutwara rwose ku mutuzo utababonye, kandi ugatuza bikarangira. Ariko igihe cyayo ye kigeze, Imana ikora uko ishaka. n'ukuri. Reba ariko ba Marita, musaza wabo Lazaro agire gutya arwaye, batumeho Yesu, amubwira bati dore musaza wacu ararwaye, inshuti yawe igize gute, irarwaye. Arababwira ati nimumureke arware,
kuko indwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica, ahubwo ni iyo kubahisha data. Ni indwara imirimo y'Uwiteka izagaragariraho. Ababwira ibyo ngibyo, arangije kubabwira ntaciyeho iminsi aba arapfuye. Amaze gupfa birangiye baramushyingura rwose, bamushyira mu gituro, kandi yarababwiye ngo si uwo gupfa. Hanyuma rero aje baramutakira ngo ubu uhari ntabwo musaza wacu ari gupfa. Arababwira haleluya, hagati unyizera naho yapfa azabaho. Imana itugirire neza. Uwizera Kristo, ufite uwo navuzeho, uw'Imana yavuzeho, ufite ibyiringiro, uwo nguwo naho yapfa azabaho. Imana itugirire neza. Hanyuma se ntiyamuzuye, amuzura nyuma ariko yapfuye. Rero Obededomu, Imana ishobora kuba yaramubwiraga iti nzakugira neza, humura wowe, nzaguhaza ibyiza, uzabona ibyiza. Hanyuma we ntabyumve, akumva bidakunda. Ndetse buriya akabona n'utwara afite turimo turarangira, turimo turashira. Afite nk'abakobwa, Imana ikamubwira iti nzashingira abakobwa bawe n'abahungu we nzabashingira. Akibaza ahantu bizaca akabibura, akabona bitakunda. Awita abakobwa banjye se ni uwuhe muhungu wabemera? Yaza avuye. Ariko Uwiteka afite isoko y'umugisha, afite isoko y'ibyiza agomba kugezaho abantu be, abamwiringiye, abatavuye mu byiringiro. Uwemera kwakira Uwiteka, uwo nguwo abona iki? Umugisha, abona ibyasezeranijwe, abona icyo Uwiteka amwifuriza. Iyo soko y'Uwiteka igira gute? Imududubirizaho. Kuko Kristo ahura n'umusamariyakazi, buriya iyo umuntu ahuye na Kristo agira gute? Arabimenya, nawe abyimenya. ngo igihe kimwe ngo yari n'umusamariyakazi yahuye nawe ku iriba, aramubwira ati ni gute tuvugana wowe uri umuyuda njyewe mu Musamariya? Bihura gute? Ntabwo bikunda. Ariko arimo amusaba amazi, aramubwira iyaba wari uzi gusaba amazi uwari, ukamenya uwo ari we rwose wakamusabye nawe amazi. Rero iyo soko Kristo yavugaga niyo umuntu wizeye Uwiteka avomaho, niyo imududubirizaho, ikazana n'ibyiza, ubutabazi n'uburinzi buturutse ku Uwiteka bikaza biturutse muri iyo soko. Imana itugire neza. Mvuze ku isoko nabyo bwakira bugake. Ariko rero hanyuma twigarukire ngo Obededomu rero bamuzanira isanduku, bamuzanira icyo kumurangiza, icyo kumwica. Yahawe amasezerano, ntacyo atabwiwe, uzagirirwa neza byose. Ariko kwizera nawe akabona rwose birimo biragenda bigabanyuka bitewe n'igihe yari arimo. Imana ikubwiye ngo nzaguha imodoka, nzatuma utunga imodoka, nzaguha imodoka. Ukabona ugeze imyaka 50 ugikora, ukabona n'umushahara wawe ntiwabasha guhemba abakozi bo mu rugo babiri, waba wumva iyo modoka uzayikura? Uretse kwiringira Uwiteka, uretse ibyo byiringiro uba ufite mu Uwiteka, naho iyo modoka ugiye mu mubiri wabona bitazakunda. Nawe rero yabonaga byararangiye. Ndetse bamuzanira n'icyo kumwica, kumurangiza. Bamuzanira sanduku y'Uwiteka ngo izimurangize. Obededomu ngo bakimara kuyizana bayishyira aho ngaho, bo barigendera ngasigarane nayo ize kumwica wenyine. Bamaze kwigendera, haleluya, hari ikintu nakunda ngo Uwiteka ahereza umugisha Obededomu ndetse nabo mu rugo rwe. Imana ishimwe. Imuha umugisha, ntiwaba kuri Obededomu gusa, imuhereza nabo mu rugo rwe. Abakobwa yibaza ngo bazashaka bate, umugisha ubageraho. Hanyuma rero abantu bo mu makaritsiye ab'igihugu cyose batajya kuvuga ati ariko isanduku y'Uwiteka ko yajyanwe kwa Obededomu, tujye kuyireba, tunyaruke tujye kureba uko byagenze. Bakavuga bati nitugeraho nta kintu tujyanye, Uwiteka aradutsindaho, reka tujyane
inka katujyane, amahene katujyane, intama katujyane, ibishyimbo reka tujyane. Mu mezi 3 isanduku y'Uwiteka ameze kwa Obededomu. Haleluya. Yasize Obededomu ari umukire, isiga ari umutunzi. Yemereye Uwiteka kwaza gutura mu nzu ye. Yemerera Uwiteka ko isanduku ye iza mu rugo rwe, hanyuma nayo iza yinjiranye amahoro n'umugisha, umunezero n'ibyiza byose Uwiteka atanga. Uwishe bwake akaza kureba ko Obededomu yapfuye, akazana inka. Noneho Obededomu atangira kugira urwuri, atangira rwose. Bamwe bakavuga bati ariko rero kwa Obededomu niho Uwiteka ari, reka tujyane abacakara cyangwa abaja bacu, ntabwo ari abacakara, abaja bacu bajya gukora amasuku nk'uko wajya ku rusengero ukajya gukora isuku mu nzu y'Imana. Bagerayo bagakora amasuku, bakababaye abaja bande ba Obededomu. Obededomu nawe atangira kugera ku rwego rwose ari umunyamugisha, ibintu byagwiriye. Umugisha arawubona, umugisha wose Uwiteka atanga Obededomu arawubona. Isanduku y'Uwiteka imuzanira umugisha. Bari bazi yuko ariyo kumwica, bari bazi yuko ntacyo abaze, nta buzima ategereje akwiriye gupfa, ariko Uwiteka amubonamo umumaro, amubonamo nk'uwakwiye gutabara. Haleluya. Abinyuza mu isanduku ye y'umugisha, arayizana ayinjiza mu rugo rwe, amugirira neza, agira umugisha, abantu abagiriraho umugisha, bazana ibyo kurya, bazana. Obededomu ahinduka umunyamugisha, ahinduka umukire, nawe ahinduka uvuga rikijyana, ahinduka uwicarana n'umwami rwose bakaganira. Kuko babwiye Dawidi bati nyamara yasanduku wajyanye ntabwo yamwishe, ahubwo uzi byabaye, Obededomu yabonye umugisha. Ubu ngubu ntabwo akiri wa wundi usanzwe, ntabwo akiri wa wundi twabonaga wo gupfa, ahubwo ubu ngubu ni umunyabisubizo. Ubu ngubu ari mu bisubizo. Umwami agira ishyaka aravuga ati isanduku y'Uwiteka ubwo yatumye abona umugisha, nanjye reka ajya kuyicyura. Ubwo kujya kuyicyura ntabwo ari kugenda yishyize hejuru ngo mpite ngikura. Ku muntu Imana yahaye umugisha, yagezeho baricara baraganira. Haleluya. Uwo bayizaniye bayisunikira ngo akira agenda upfe. Noneho bagaruka, Dawidi agaruka aje kuganira nawe, bajya mu mishyikirano y'ukuntu isanduku y'Uwiteka yayimuha akayicyura, akayijyana mu murwa wa Dawidi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umugisha w'Uwiteka uca mu nzira zitandukanye, uca mu buryo butandukanye kugira ngo ugere ku Uwiteka yawugeneye. Ushobora kumva yuko ikije ari cyo kukwica, ariko nyamara ushobora gusanga ariho ugomba gutabarirwa, ushobora gusanga ariho ugomba kubonera amahoro, ushobora gusanga ariho ugomba kubonera ibyiza. Imana itugire neza, kuko hari ibyo wahomba kugira ngo ugire ibyo wakira. Imana idufashe kandi we mu ruhande rwacu. Bwoko bw'Imana, n'abakumbuzaga abasore, ababyeyi, urubyiruko, abana batoya, abakuze, n'abakumbuzaga kwemerera Uwiteka akinjira mu byanyu, kandi n'abakumbuzaga kugira ngo hagire ibyo Uwiteka abuza amahoro, ibyo agubanya, hanyuma bitinye isanduku y'Uwiteka itaha iwanyu. Kuko iyo ihageze bene data, nta kazi wari ufite bucya wakabonye. Iyo ihageze wakoraga ibizami by'akazi ukabona 40, buri gihe ukagarukira muri za 40, 50, wagera 60, bakaba bashaka bagize 70 cyangwa 80. Imana yabihindura, ikabihindura nayo 80 ukayagira. Niko Uwiteka akora. Niba isanduku ye yaje, wayemereye ikinjira, umugisha wayo ugomba kubona. Ahubwo igira ibyo bawuza hirya hari yibakindagure, hanyuma isanduku y'Uwiteka igere iwawe. Imana ishimwe. Inkingi y'Uwiteka ize ihagarara iwawe, hanyuma umucyo ukurasire. Imana ishimwe. Numara kukurasira wote rwose, wumve ubushyuhe buje, Imana ikugirire neza, ibane nawe cyane, ugire ibyiringiro, kandi wumve ko Uwiteka ari mu ruhande rwawe.
b'abakobwa ba Obededomu niba yari abafite avuga ati bazashakwa nande. Buri wese wari uri hirya yavugaga ati umusore wese yifuje abakobwa ba Obededomu avuga ati abagiriwe umugisha, abagize umugisha kubw'Uwiteka, abisanduku Uwiteka yasuye, njyewe ndinde wo kubanga. Agahita avuga ati uriya niwe wanjye, ahubwo batangira kubarwanira. Imana ishimwe. Rero ndiyabwire, umugisha ushobora kukugeraho, ukagera ku bana bawe, ukagera ku bazagukomokaho, kubera wemeye kumvira Uwiteka, kubera isanduku y'Uwiteka wacumbikiye. Cumbikira isanduku y'Uwiteka ntabwo bisaba igihe kirekire, ntabwo bisaba ngo ube ubimazemo imyaka 100. Oya, ntabwo isanduku y'Uwiteka bisaba ngo ize imara imyaka 100 iwawe. Mu mezi 3 Obededomu yari amaze kugira icyubahiro cyo kuganira n'umwami, kandi yari ari uwo gupfa. Yari uwo gupfa, ariko ahinduka igikomerezwa, ahinduka kuganira n'umwami, bakagirana imishyikirano. Akamubwira ati kina ndacyanze, nimba muyijyanye ibi ngibi murabisiga kuko n'ibyanjye. Imana ishimwe. Rero nabo kandi n'umwami birumvikana ntabwo yaje kuyitwara gutyo gusa, nawe yazanye kubyibwama, aravuga ati umuntu tugiye guhura arakomeye, umuntu Uwiteka yarinze, abandi yarabishe, reka ngire icyo mushyira. Yego, bagirana imishyikirano, mushyira impano nk'umuntu wakunzwe n'Uwiteka kandi w'Imana yakunze. Haleluya. Uwo nguwo rwose nta Imana itamukorera, imuha umugisha. Ahubwo ni ukwibaza ngo ese isanduku y'Uwiteka yakemera kuza iwanjye? Imana tugire neza. Cyangwa uri uza ukwiriye kwicwa n'iyo sanduku y'Uwiteka? Imana idufashe, aho kugira ngo ube uza, ahubwo hinduke Obededomu. Imana tugire neza, kuko Obededomu yayigiriyeho umugisha, ariko uza yarapfuye kugira ngo Obededomu abone umugisha. Rero ntuhinduke uza kugira ngo upfe abagira ababona umugisha, ahubwo Imana tugire neza ibe mu ruhande rwawe, hagira ibyo yigiza ubona umugisha. Senga Imana, ugume mu masezerano Imana yaguhaye, ibyo yakubwiye izabikora kandi ntabwo ijya ibeshya. Imana tugire neza. Hanyuma rero reka twisegure Imana, twisabire Imana kugira ngo iduhe ubwenge bwo gutegereza icyo yatuvuzeho. Turagushimiye Imana, turaguhimbaje, urakoze kubw'uyu mwanya. Ijambo ryawe rigize icyo ritubwira kandi turumvise rwose. Urakoze, nushimwe. Duha ubwenge rero, dushoboze Nyiringabo, turwane intambara twizeye, dutegereze icyo watuvuzeho. Mu izina rya Yesu ngusabye nizeye. Amen.